Muraho neza, mwaramutse neza nanone bakunzi b'inyigisho zamenya uhinduke kuri YouTube channel yamenya uhinduke. Ni Kaneza Mugabo nanone nko maze kumenyera muri benshi, ni karibu cyane twongere twige, twongere duhugurane, twongere tubane. Nkomeza kubashishikariza gukanda comments kugira ngo mutubaze cyangwa se muduhe inyunganizi, ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Rwose mukomeza no gukora like, mukomeza gukora subscription, share, tubashimira cyane byimbitse. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe vitamine cyangwa se intungamubiri yo kugarura urukundo mu mwimerere warwo yitwa kwemera guhinduka no guhindura. Ni byiza burya mu buzima kwemera guhinduka mu bintu runaka, ariko nawe ukaba wahindura kuko buri muntu aba afite icyo yafasha mugenzi we kuba yahindukamo. Ibyo rero ni ingenzi cyane iyo tubimenye kuko bidufasha gukomeza kubana tugarura rwa rukundo mu mwimerere warwo. Uyu munsi rero nkuko nari mbabwiye, iyo vitamine yo kwemera guhinduka no guhindura, ndavuga cyane cyane uva mu bibi ugana mu byiza. Ubwo hano ndavuga guhinduka mu myifatire mibi yabikuranga, imyitwarire, imyumvire. Ibyo byose bibaye ari bibi, ni byiza kwemera guhinduka. Waba uhinduwe neza n'umukunzi wawe, n'umuvandimwe wawe, ariko ni byiza kwemera guhinduka. Kuko burya hari uko waba wiyizi ukumva nta kintu kibi ufite, ariko umukunzi wawe kubera gukunda wakabibona ko iyo myifatire cyangwa imyumvire waba ufite ari mibi. Icyo gihe rero yakwegeye akakubwira, akakuganiriza, akagusaba guhinduka, ni byiza kumwumvira, ni byiza kumukundira. Niba wowe utabibona we yabibonye, kandi ko yabibonye nuko agukunda, arifuza kumera neza. Uko byabimeze kose rero mutega amatwi umwumvire. Kandi guhindurwa n'umukunzi wawe ntako byaba bisa, kuko ni akarusho. Cyangwa ugahinduka ubyigiriyemo uruhare, nabyo ni byiza. Burya mbere yuko batumenya turimenya koko. Iyo wimenye ni byiza guhinduka koko ubigizemo uruhare nta wundi, kuko ubizi neza ko ari bibi, ahubwo ukaba uri umuntu ukunze kutava kwizima. Ni bibi cyane burya kubaho uzi ko hari imyifatire, hari imyumvire, hari imigenzereze mibi ufite ukanga kuva kwizima. Nukuri uravunika, kandi burya nubwo abakureba baba babona ko wanze kuva kwizima, ariko uri wowe wiherereye, uri wenyine, urabyumva ko utameze neza. Twese rero dufite uko twakuze, uko twatujwe n'ababyeyi bacu igihe runaka, kubagize amahirwe yo gutindana nabo. Kuko burya hari abana bavuka akababuze nyina ku munsi umwe amaze ku isi, cyangwa se umwaka umwe akiri agahinja akababuze se. Icyo gihe akarirwa n'abandi bavandimwe mu muryango. Uko waba warakuze kose rero, kubaye kutari kwiza, ndumva ababyeyi nibwo bushobozi bari bafite baguhaye ibyo bafite, kuko ntawe utanga icyo adafite. Gutoza umwana we ingeso mbi ntabwo umubyeyi wari wese yabyishimira. Ndumva rwose itaba excuse kuvuga ngo nitwara nabi bitewe n'umubyeyi wanjye. Turagenda tubisesengura. Rero iyo ugeze mu gihe cy'urukundo, urumva ko ugiye kwimuka, ugasanga umuntu mushya mutareranywe, utazi amateka ye namba. Iyo umwemereye ko mutangiye urukundo, rwa rukundo nyarwo, ni byiza kwemera guhinduka mu bintu bimwe na bimwe wari waramenyereye. Mujya mwumva abantu bamwe na bamwe bavuga bati kanaka niko yabaye yewe. Niba ari kwa kundi uvuga uti ni indangare mu bintu runaka, ugasanga birazwi byahindutse imvugo. Sibyo rwose, ntukwiye kuba niko wabaye. Kuva uri ingaragu kugeza ushatse niko wabaye, ugasanga byabaye imvugo rwose. Cyangwa se ugasanga uri ingare, ugasanga uri umuntu usuzugura, mbese za kamere mbi. Si byiza, uba ugaragaje ko ufite weakness, uri umunyantege nke. Mbese ntiwakwishakamo imbaraga zireka izo ngeso mbi? Ko bishoboka. Imbaraga washoye mu kuba ingare, mu kuba umunyagasuzuguro, mu kuba indangare, nizo mbaraga nanone washora ukabireka. Ariko ari ingeso nziza bakavuga ngo niko wabaye, ni byiza, ntako bisa, ahubwo uzaguma utyo kugeza ushaje. Katurebere urugero mu kugira dusesengure neza byumvikane. Hari ukuntu uba warakuze bavuga bati wa mukobwa ugira amakode. Ibyo murabyumva imvugo z'iki gihe,
mbese udapfa kwemezwa ibintu runaka kandi ari n'ibintu byari bigufitiye akamaro, ugasanga ufunze umutwe wanze koroshya. Icyo gihe uzi ukuntu uba uvuna umukunzi wawe. Ni byiza guhinduka ukiga koroshya ibintu ukabisesengura, ariko nturushye umukunzi wawe rwose. Ni byinshi rero rwose tugomba kwiga kubireka tugahinduka. N'urundi rugero nko kwivumbura, kwidoga, guhubuka. Uzi ko mwene izi characters izi ngeso zose kubera kubana nazo imyaka myinshi mbere y'uko ushaka, wisanga warazigize ibisanzwe atari n'ikibazo kuri mugenzi wawe. Nko kwivumbura urugero, ugasanga sheri wawe avuze ikintu yikinira atebye muganira, ukaba urivumbuye, rega bikagufata amasaha cyangwa se iminsi myinshi. Ese uba wumva utavunika nshuti yanjye iyo wivumbuye muri ako kanya? Ntabwo ari byiza, ukwiye guhinduka kuri uko kuntu wivumbura. Cyangwa se kwidoga nanone, niba umukunzi wawe yakoze ikosa cyangwa mu rugo undi muntu yakosheje, ukidoga bigafata amasaha menshi, mbese ugahora usubiramo ibyabaye umunsi ukira, kandi uwo watunganyaga rwose amakosa yakoze yabibonye, yayumvise, yasabye n'imbabazi, kandi wanamubabarira nawe wambwiye uti sawa ndakubabariye, ariko ugasanga ukomeje usubiyemo uti kanaka yakoze iki cyangwa se umugabo wanjye yakoze iki. Ibyo rwose byangiza urukundo rwanyu. Ukwiye kubireka, ukwiye kwemera guhinduka kuri iyo ngingo yo kwitoga. Indi ngingo yo guhubuka, ugasanga kuva kera uri umuntu uhubuka, niba ari nka business mushatse gukora ukabura hubutse, mutayizeho neza, mutayisesenguye, mudashatse aba expert babafashe, mukaba murahombye kandi ari wowe biteye kubera ya kamere yakuranze kuva kera. Wanze guhinduka, wanze kuyishyira hasi, wanze kuyiyambura, usanga iteka ukoresha amakosa umukunzi wawe. Ni byiza rero kwemera guhinduka, ukiga gutuza muri gahunda zanyu, ukiga kubanza gusesengura mbere y'uko mushyira mu bikorwa business cyangwa se project yose mwaba mushatse gushyira mu bikorwa. Ibyo rero ni bimwe muri byinshi namwe muzi neza, mba mbahayeho urugero kugira ngo dukomeze twige guhinduka, tumenye duhinduke. Igihe cyose uzasanga umukunzi wawe hari ingeso nziza zimuranga, icyo gihe nubimubonaho ndakwinginze uzazikopere, uhinduke zo, kandi uzabona inyungu yabyo nziza nyinshi. Nusanga hari ingeso mbi afite, ubwo nahawe ho kumufasha agahinduka, kuko iyi ingredient turiga no kwemera guhinduka no guhindura. Nusanga afite mbi umukunzi wawe, noneho nahawe ho kumuhindura. Iyo umaze kwemera guhinduka, noneho wishakamo imbaraga zihindura sheri wawe nk'uko nari mbivuze, kuko nawe ntababuze za ngeso mbi zimuranga. Kandi burya intego y'ibi byose guhinduka no guhindura nuko muba muteganya kubana, ubwo mwazagira umugisha mukabyara. Ibaze rero umubyariye muri za ngeso, waranze kuva ku izima, waranze kwemera guhinduka, ukiri wa wundi, abo bana bazakura nkamwe nta kabuza. Ese bazaba ari generation imeze ite? Nuko byibazaho. Noneho turebe guhindura. Tumaze kureba guhinduka, wowe mukobwa cyangwa se warabaye madame, wowe musore cyangwa wabaye papa, ubu ngubu emera guhinduka, uve mu bibi ujye mu byiza. Nongere mbi highlighting, mbishimangire, nukuri hinduka, uve mu kibi ube mwiza, kugira ngo sheri wawe we kumwikoreza umutwaro, we gutuma avuga ati nubwo namukunze hari biriho biratuma ngenda bigura intege muri inzira y'urukundo. Noneho turebe guhindura sheri wawe. Urugero, ushobora gukundana n'umuntu unywa inzoga ku rugero rutari rwiza, urugero mbese rukabije, babantu banywa bakagera bakavuga ngo nazo zirabanywa. Urwo rugero ruba rukabije, murabyumva nawe. Icyo gihe simvuze ngo nawe uzige kuzinywa kugira ngo muzashobokane, oya, ahubwo emera kwakira iyo ngeso mbere na mbere. Keretse niba yarabiguhishe ukamukunda uzi ko yinywera ka fanta, amata, amaju, hashira iminsi ugasanga ni burarirwa yigendera, oya, byaba ari bibi. Aha byaba ari ihurizo rikomeye rinakabije. Ariko niba mwarakundanye ubizi atarakwihishe muri fiançailles, kandi rwose mama ukabona birakubangamira, banza ubyakire muri wowe,
hanyuma bwa bwenge twize mbere bwawe buzagushoboza kumenya ibyo uzamuganiriza ku buryo azabona ko nta kamaro k'inzoga nyinshi, yewe niyo yaba ari amata, ni ukuri iyo bikabije nta kamaro k'ikintu cyinshi mu mubiri w'umuntu. Niyo yaba ari icyayi ku rugero rukabije ukwiye kubimufashamo, kuko wa mugani abafaransa no bavuga ngo tout excès est mauvais, ikintu cyose kirenze urugero ni kibi, ingaruka zacyo ziba ari mbi, ibyo turabizi rwose. N'abanywa amaju iyo ari menshi mu mubiri wabo ni bibi, kuko umubiri uba warakorewe kwakira quantité runaka. Rero ntabwo ari inzoga gusa twavuga, n'ibisigaye byose ni bibi, yewe n'amata menshi ni mabi, isukari nyinshi ni mbi. Ibyo byose rero ukamufashamo mugenzi wawe kumuhindura kugira imyumvire itari ukwakira ikintu gikabije mu mubiri we. Kandi impamvu akabya mu kunywa wenda za nzoga bikabije n'ibindi n'ubujijirega nta kindi, sino umunyabwenge anywa mu rugero, akamenya ryari anywa, kuko azi ko zangiza zimwe mu nyama zo mu nda zitugize, n'ayo masukari nakomeje kuvuga byinshi tuzi ko rero hari couple nyinshi, umugore afasha umugabo cyangwa umugabo afasha umugore guhinduka ku kintu runaka kibi cyari cyaramubase mu bujene bwe cyagiye akiri ingaragu, usibye ko byose ari ubushake bwa wundi ushaka guhinduka. Birashimisha guhura n'umuntu nyuma yo gushaka ugasanga imitekerereze yaragutse, ugasanga bakubwira ngo warakuze, wabaye umuntu mukuru, usigaye uvuga amagambo y'abantu bakuru, usigaye witwara nk'abantu bakuru, ntako bisa, warahindutse. Icyo kintu ni cyiza. Icyo gihe ni biza ko bashimira umukunzi wawe ko yagufashije, ariko by'akarusho ni wowe tugomba gushimira ko wagize ubushake bwo guhinduka, tukabona ko wambutse koko. Bimwe mujya mubona amafoto ngo before and after, ugatangara ukavuga uti uku nuko wasaga none nuko usa. Murabizi uko rero niko tuguye kukubona before and after, mbere na nyuma muri kamere, mu myifatire, tukabona koko difference, tukabona itandukaniro, ariko muri positive way. Wahindutse neza, duhinduke neza maze tuzabere benshi urugero rwiza. Bimwe umugani w'abakristo bamwe na bamwe bita ngo kwera imbuto. Igiti yo kera izo mbuto nuko kiba cyakuze, hari aho kiva naho kijya. Rero gira huva habi ujye heza, nibwo uzabona ibyo uramirisha abantu. Izo mbuto nizo kurya, siko bimeze? Mu yandi magambo, uzajya uhura na couple zifite umwuma, zishonje, zinyotewe, zakakaye, uzifashe nazo kurya ku mbuto zawe, kuko uba wareze, uba uri imbuto, uziramire, kuko wareze, kuko ufite aho wavuye, ufite aho ugeze. Urundi rugero, hari ukuntu abagabo bamwe na bamwe, ariko si bose, bakunda gutaha mu ngo zabo bwije cyane, kandi ari papa afite inshingano zo guha madame affection, care, mbese urukundo n'abana niba babafite. Ariko ugasanga kubera kuva kiri ingaragu nibyo bintu bye, kubera kuba wenyine igihe kirekire atarashaka, yatahaga ahita yiryamira. Urumva kuba mu nzu biragora, uri umwe ntawe uvugana nawe, bigusaba gutaha unaniwe uhita wiryamira. Rero wowe madamu, kugira ngo umuhindure kuri iyo ngeso yamenyereye, nahawe ho kumwereka ko nta rungu yarisezeye, ahubwo ukajya umuha umunezero. Yataha avuye mu kazi ukamenya uko umwakirana urugwiro rwinshi, wamuteguriye udushya, bizajya bituma ataha kare, akumbure mu rugo rwe. Erega hari n'abagore batuma mu rugo habiha, ariko si bose, ni bamwe na bamwe. Noneho bwana yaba atashye atarinjira no mu nzu, hakaba wowe madamu ukabutangiye kumubwira ukuntu umwana yamennye itasi, ibaze kumuzanira utuntu nk'utwo turi cheap. Ntuzi umunsi w'uko wagenze, ntuzi stress yirirwanye, ugatangira kuzana utuntu tudashinga ngo byacitse. Rwose uzajya utuma ashaka hajya kugorobereza, aze mwaryamye, kugira ngo yumve ko nta kintu ashaka kumva cyo mu rugo, kuko ibyo yiriwemo biba biremereye kuruta kumubwira ngo itasi yamenetse, sinzi ngo iki ko bakijugunye. Oya, rero urumva ko kumuhindura sheri wawe birashoboka cyane, kuko nta wanga ibyiza, ibyo twarabibonye, ahubwo uburyo tubikoramo nibwo butanga positive results.
murakoze rero, ni byinshi cyane tuba twaganira, ariko mba nzi ko muri byinshi nkanga kubaruhiriza ubwonko. Tuzajya tuganira mu minota mike ishoboka, ariko uko iminsi izagenda tuzajya tuyongera si minota, bitewe nuko mutwereka ko bibafasha, mufite inyota yo kumenya, mufite inyota yo gukomeza guhwiturwa, dufashanye, tuzajya twongera iminota. Mbashimire cyane rero abanyarwanda bari imbere mu gihugu cy'u Rwanda, mbashimire diaspora, mfite umubare munini w'aba diaspora banyereka ko batwumva, nukuri thank you very much, kandi mukomeze mugubwe neza, Imana yacu ikomeze turinde iki cyorezo, aho turi hose dukomeza kwirinda, turinda n'abacu. Hanyuma inyigisho zirahari nyinshi, vitamine tuzakomeza kwiga mu kugarura urukundo mu mwimerere warwo ni nyinshi cyane zirahari. Ntimukabe kure y'inyigisho nshyashya mugezwaho na Kaneza wa Mugabo. Murakoze, murakarama.